njyewe reka nkubwire, reka kwivanga mu buzima bwanjye. Niba naniriwe n'umugabo turananiranywe, ntago ari uwawe n'uwanjye. Kuba warambyaye ntago biguha droit yo kumvuruguta, kuntesha umutwe, kumburabuza. Ndakubwiza ukuri Goreti, nudasenga Imana ngo igufashe, iguhindurire umutima, uhindure imico, uhindure imitekerereze, uhindure vision, ni ukuri ko Imana utahisha mobile. Ibi mbikubwiye mbabaye, birababaje. Ihane mubyeyi, hakiri amanywa butarira. Mwiriwe neza. Ejo nabonye warohereje umuntu ngo aze gusarura ibishyimbo wahinze ahangaha. Icyabayeho naramubujije, kuko ahangaha musarura n'aha mwahinze ntago ari mu iwanyu, aha ni iwanjye. Sinzi impamvu ukomeza kwansista ku bintu byanjye, sinzi impamvu ukomeza kwansista kunyinjirira mu buzima, kumvuruganya, kumpemukira, kuntesha umutwe. Sinzi impamvu. Njye ubundi nzi ko umwana ari buzungura ababyeyi be, ariko wowe ndabona ushaka gukora contraire yo kunzungura, noneho ukananzungura nkiriho. Ntabwo ibyo bizakunda. Buriya wari mwari muzi ko nagiye, naheze, nagiye, byarangiye, mwandangije. Ntabwo bizakunda. Ufite imitungo yawe, nta na rimwe ndagusagarira ngo ume ku mitungo yawe. Ni iyawe, jera ibintu byawe, singenda iwawe, guma iwawe, nguma iwanjye. Icyo kintu kuki kikugora kucyumva? Kuba warambyaye ntabwo biguha droit, ntabwo biguha droit yo kumvuruguta, kuntesha umutwe, kumburabuza. Ahantu hose nciye ugenda umvuga, uranshakaho iki? Uranshakaho iki? Niba ndi indaya, it's okay, ndekera uburaya bwanjye. Niba narakunaniye, ihangane, uceceke. Abantu rero wirirwa umvugaho ikibabaje baraguseka, kandi iyi ngeso narayikubwiye kuva kera. Nta muntu n'umwe ugushimira amagambo mvuga, nta mubyeyi uvuga umwana we icyo yaba ari cyo cyose, icyo yaba yakoze cyose. Ibi ndabikubwira kuko nanjye ubu narabyaye, mfite abana. Ibintu ukora ntabwo byigeze bibaho, uri umubyeyi w'igitangaza. Niba hari umwenda wumva nkurimo, uretse ko nta n'icyo nkugomba, ntacyo nkugomba. Niba wumva hari icyo nkugomba, wari umunsi umwe waranywereye urambwira ngo uregreta impamvu wanyishyuriye ishuri, ngo iyo umenye ukaryishyurira ngo imbobo zo ku muhanda. Buriya niyo utari kubikora, leta yari kugukurikirana ukanyishyurira ku ngufu. So izo ni inshingano zawe, zari responsibility, sibyo? Zari responsibility. N'ibyo utakoze byiza ni uko kirya gihe narinjije ntashobora guhagarara ngo ngutange, ariko ubu ntabwo bizongera kwemera. Ibyo wakoze bibi kuri njye birahagije, gumana ibyo ngibyo. Naragusabye mu kinyabupfura, mvira mu buzima, kuko nanjye sinkwinjirira mu buzima. Nta na rimwe nigeze nkwivangira mu buzima. Uva iwawe ukaza kunkoroga iwanjye kubera iki? Wohereza abantu mu rugo rwanjye utabimenyesheje. Koma aha ni mu isoko, ni mu rusengero, ni hehe binjira uko bashaka bagasohoka uko bashaka? Ko ufite amasambu n'amasambu hirya no hino mu gihugu, wagiye akaba ariho ujya uhinga. Bigere naho we insista ngo tugushyire ku cyangombwa cy'ubutaka cyahangaha. Ibyo bintu burimo ni ibiki? Wambabariye ko nahindutse ntakiri cya kigoryi uzi. Kubu ngubu nzagukorera agashya ukumirwa, ukimuka mu gihugu ukajya gutura mu kindi aho batakuzi. Uzi ko ubona nceceka iyi myaka yose, ibintu wahereye ukora. Njyewe nzi amabi yawe kuva mfite imyaka 8. Amabi yawe kuva mfite imyaka 8. Dore ko iyo umuntu akubwiye amabi yawe uvuga ngo ni umuntu wayamubwiye. Ntabwo ndi igicucu, mfite ubwenge butekereza, mfite amaso, ndi umuntu muzima nkuko nawe uri muzima. Wambabariye ukareka kumpushinga ko ubu ngubu nta limite nkigira, ko nta miyaga nzongera kugushyiriramo, ko ndi bukwanike nkakwanika nkagushyira hanze, ukajya ushaka n'inzira ucamo ukayibura. Wambabariye ntutume ngukorera icyo kintu, kuzi ko ibyo bintu nabyirinze kuva kera cyane ndi umwana. Mwihanganira ubusambanyi bwawe, usambana nkureba nkumva.
uri umubyeyi mubi, sinzi ukuntu uteye, sinzi ukuntu umeze, nibaza umutima ugira uko umeze, byaranyobeye, nibaza niba ugira conscience, niba ugira remoro, byaranyobeye, ibyo byose ubirenzeho, uje kunteranya n'umugabo wanjye, uje kunjujubya, uje kumburabuza, uranshaka wiki koko? Uranshaka wiki? Uranshaka wiki? Niba uri ushuka umugabo wanjye umuteramo umutima mubi, umutera kunsuzugura, umutere kamere mbi, umutera ko ntakubujije gushaka umugabo wawe, washatse umugabo wawe, ko abagabo buzuye, wambabariye, wambabariye ko naguhishiriye ibyaha byawe byose ndabyikorera, ibitutsi, amagambo, kunsebya, kumvuga nabi, ibiri byo ibitari byo, byose narabyakiriye, ndaruca ndarumira, mugira ngo rero ndi igicucu, ntabwo ndicyo. Numvishe ugenda ubwira abantu ngo naragarutse hano ni iwanjye, sibyo? Naragarutse. Mu kugaruka rero umenye ko hari undi muntu wagarutse utari njyewe, kandi warabibonye ko nahindutse. So reka kumprovoka, urabizi ko ntajya mvuga mu buzima, urabizi ko njye ntateye nkawe, sinjya mpubuka mu magambo, sinjya mpubuka mu bikorwa. Rero mu cyubahiro cyose nkugomba, ndakwibutsa ko kuba warambyaye ntabwo biguha uburenganzira bwo kunjujubya, ibyo sinzabigukundira, ibyo wanjujubije birahagije, wowe uramenesha unkura mu rugo rwanjye kubera amagambo yawe, kubera umutima wawe mubi, kubera gukunda umugabo. Reka nkubwire, garukiriza aho ngaho, garukirizaho. Ikindi nshaka kukumenyesha, imigambi yose wowe mupanga yose, inama zose uba uri kujya zose, buri kintu umenye ngo nzagira icyomba, you will be the responsible one. Wowe na timu yawe mubimenye ko simbizi, nabikubwiraga ku mutima mwiza, mbikubwiye mu kinyabupfura. Nta muntu nshaka kuwohereza mu rugo rwanjye. Niba hari icyo ushaka, ujye uza, uzamuke, ukomange, usuhuze, uvuge uti ndi kugenzwa n'iki. Ako gasuzuguro kawe ukansuzuguza abapagasi bawe, ntabwo nzakakwemerera. Singenda iwawe, sinkurusha umutungo, nta cyawe ngusabye, nta cyawe nkeneye. Pambana na hali zako uko we peke, mvira mu byanjye, mvira mu buzima bwanjye, uri kumva? Mvira mu buzima bwanjye. Wababajwe nuko nagarutse, sibyo? Noneho wimenye ko ntazongera no kuhava. Icyo mwakora cyose wowe n'uyu mugabo, ntabwo nzongera kugira gute kuhava. Nimushaka kubonana mujye mujya hirya y'amaso yanjye, hirya y'amaso y'abantu, kuko nta muntu utabazi. muri isoni muri sosiyete, muteye isoni. Unshinja uburaya, Goreti, nari nagutwara umugabo, wari wamfata ndi gusambana, ariko njye narakubonye usambana n'umugabo urenze umwe, babiri, batatu, bane, batanu, wari wambona. Kameme niyo wakora uburaya ubukora mu buryo buri professionnel, ukabikora mu buryo bwihishe. Hari amafoto wirirwa untangaza isi yose. Goreti, reka nkubwire ikintu kimwe, ntabwo njye meze nkawe. Wirirwa unyicira reputation kugira ngo umunsi nzajya kuvuga ibyo nzavuga bizapfa ubusa. Ariko njye mfite proof y'ibintu mvuga, ntabwo njya mpubuka, urabizi. Yabaga ku kantu wari ukazi, sinjya mpubuka mu magambo, sinjya mpubuka mu bikorwa. Nta kintu kibabaje nko kubyara umwana ntumumenye. Njye ntabwo meze nkawe, ntabwo njye niyahuza amagambo, njye ntabwo nsebya umuntu. Wowe warambyaye, aka kanya nakagombye kuba uzarebe kuntu Winnie abana na nyina, urebe kuntu Evelyn abana na nyina, urebe kuntu abandi bana babana na ba nyina. Uri umubyeyi mubi, narakwihanganiye, ndakorosa, ndagukavaringa, ibyaha byawe urabinshyiraho, ndabyemera, ubusambanyi bwawe bunshyiraho, ndabyemera. So enough is enough.
ese ubu ngubu ko mwirirwa muvuga ngo ndi umusambanyi ko ngiye kuzabazamurira ikirego cyo kunsebya muzagikizwa n'iki? Muzarekane videwo ndi gusambana mubigaragaze. Wowe ngo ufitiye evidence zirenga 20 z'abantu ugenda ubwira. Ibyo byose tutaonana mimi na wewe tutaonana. Washatse ko twishyira hanze ntiwigeze unyubaha, narakubashye ndakwihorera ngo ha space. Umva ugira ngo watsinze match, watsinze bataille ariko ntiwigeze utsinda guerre, sibyo? Ni ibintu bibiri bitandukanye. Upole si ujinga, urakuze. Njyewe ndagutegurira ikintu kiri bugukome mu buzima bwawe bwose, ku buryo no mu gupfa kwawe uzavuga ati nabyaye umwana arankosora. Ukiendelea nifatiliye ngo iyi ni warning ya kabiri nguhaye. Ubwa gatatu ntabwo nzavugana nawe, nzakora ku buryo nkubwije ukuri buzajya mu gitondo ukatisha tike yo kwimuka ukava inahangaha, kandi ndabikubwiye. Acha kunifatiliye, nitokeye mu maisha. Nta nama zawe dukeneye. Niba ujya n'inama na Christophe inshuti yawe magara, ese buriya reka nkubaze, uyu mugabo w'igikoko gutya urambabaza. Reka nkubwire, nubwo ubona nkwihorera nakiriye ko nyine nta mubyeyi ngira, ariko ni ukuri kw'Imana nshaka fitire yawe nkayibura. Urambabaza, ndakureba ukambabaza. Ndagira ngo nkumenyeshe ibanga utazi. Na bene nyoko n'abo muvukana ntibagukunda. N'uyu Christophe wirirwa wihomaho wansimbuje ukanyanga ukamukurikira ukamukunda, ntacyo azakumarira. Utayishaka we peke. Kandi ibi bintu mpora mbikubwira, uzarangira uri wenyine. Kandi reka nkubwire, mpora mbikubwira, umutima wanjye warakuzinutswe. Ntuzatume nongera kukuzinukwaho birenze aho nakuzinukiye. Haracyari amahirwe yo gukosora ibintu, haracyari amahirwe yo kwicara abantu bagasasa inzobe, haracyari amahirwe yo kwikosora. Njye nta mbabazi ngusaba kuko ntacyo nagukoreye, nta n'icyo nkugomba. Nagukoreye icyo umwana wese agomba kugukorera. Igihe twabanaga ntiwigeze wimesera, ntiwatetse, ntiwagiye ku isoko, ntiwagize uti. Uranyumva? Nawe gukoreye ibyo ngomba gukora, nkora ubukwe, ntacyo ntakoze. Ntacyo rero nkugomba na kimwe. Sina deni yako. Icyo nkugomba ni urukundo n'icyubahiro. Ariko mu gihe ukomeje kwitwara gutya, nkubwije ukuri ko waransunitse ungeza ku ndunduro, utuma umutima wanjye ukuzinukwa. Umbabarire mu minsi nsigaje yo kubaho, tubane neza. Wige kunyubaha nk'umwana wabyaye, kuko nicyo kibazo ufite. Kumva ko ufite dura yo kunyinjirira ukivuruguta ukigira maîtresse w'ibintu byose. Ntabwo iyo dura uyifite muri foyer yanjye. Uyu munsi unyiciye foyer, unyiciye ubuzima, unyiciye byose, ariko njye ndacyari muto. Wenda nzapfangana nkawe. Urumva rero niba ngisigaje imyaka 20 yo kubaho, ndacyafite icyizere cyo kubaho no gukosora amakosa nakoze no gukosora ibyangiritse byose. Ntabwo ngimeze nkawe. Njye ndacyabyara, nzabyara n'abandi bana mwirirwa munyangisha mwangiza mubagira gute? Ndakubwiza ukuri goreti, nudasenga Imana ngo igufashe iguhindurira umutima, uhindure imico, uhindure imitekerereze, uhindure vision, ni ukuri ko Imana utahisha mobile. Ibi mbikubwiye mbabaye, birababaje. Biteye isoni. Mana, nta nubwo bino bintu byanjye nawe twabona na classe tubishyiramo.
ariko nukomeza nzagukoza isoni na la colombiere mpagere. Yego Bikira Mariya ntacyo ntazagukorera, kugira ngo nkwereke ko kuba ntaravuze, kuba ntarakoze iki gihe cyose, si uko ntari nshoboye, si uko nari umuswa, si uko ntari nzi ntafite icyo kuvuga, ahubwo ni uko gukavarenga nk'umubyeyi wanjye, ni uko ntashaka ko rubanda bakota, nubwo urutaho ukabiyotesha wenyine. Uri kumva? Rero mbabarira, ibi bishyimbo wahinze hano ntabyo nzaguha kuko ntabyo wahinze mu kwawe, ubwo waguhaye uburenganzira, uwaguhaye uburenganzira bwo kuza kubihingamo, ubwo niwe uzaguha uburenganzira bwo kuza kubisarura, sibyo? Ikindi kandi nongeye nkubwire, ugitekerezeho niba ufite ubwenge buzima, ikosore, ikosore, wikosorere, tekereza uvuga uti ndangana gute, ndagana hehe, ese ubu ngubu ntabwo uzi isi n'abantu, urumva? Uyu mwaka n'igice namaze ntaba hano, nabonye abantu, nabonye isi, nabonye buriya nta n'ikintu kibi kibaho, hari ikintu kikubaho ukagira ngo ni kibi kandi ari cyiza kugira ngo Imana ikwereke. Nawe rero ntuzategereze ko ikibi kikugeraho kugira ngo uce ubwenge. Abagusekera bose ntabwo bagukunda, nongera mbigusubirire, mu nabo muvukana ntibagukunda, kuko iyo baba bagukunda baba bakugira inama ifatika, ariko baragushuka ukajya kukasama, ukajya mu mujyo wabo. Urumva? Njyewe reka nkubwire, nariyakiriye, inshuti zanjye ni abana banjye, abavandimwe banjye ni abana banjye, papa wanjye na mama wanjye ni Yanise na Mia, mwese simbakeneye, kandi warabibonye, I'm strong enough kwibeshaho no gufightinga no gustragolinga, sibyo? Simbakeneye, muriho mutariho, ndaishi na maisha itaendelea. Nanjye sinkubwiye ngo unyihomeho cyangwa ngo unyiruke inyuma mu gihe utabishaka, no, ariko ndakubwira ngo utazagera mu kibi kugira ngo ukunde wibuke aya magambo nakubwiye. Muri abo bose wiringira, abo bose wirirwa wasamira uvuga, gore nta muntu uvuga umwana we, hakuna mtu anasema mtoto yake, uri Mana yanjye, Yesu we, reka nkubwire, endelea umvuge, wongere umvuge, unsebye, ukora iki, njyewe umunsi nzavuga, iyo diabete yawe izahita ikuzamukamo igere mu 1000. Ntuzavuge ngo sinakubwiye, ntuvuge ngo sinakubwiye. Ndekera ubuzima mama, ndekera ubuzima, ndi umuntu mukuru, mfite shwa zanjye, mfite ibyo nkunda, mfite ibyo nanga, mfite ibintu prefera, sibyo? Mfite abantu nkunda, mfite abantu bankunda, ndeka respect choices zanjye. Nicyo kibazo ugira, urashaka kuntwara mu kwaha kwawe. Ntabwo nyiri wa mwana w'imyaka 10 ubwira ngo ambara ikanzu, ambara inkweto z'umutuku, no, mfite shwa, mfite uburenganzira bwo gute ndambara umwenda w'umukara, uyu munsi ndajya hanaha, ntabwo ukimfiteho control. Icyo kintu nubasha kucyakira mu mutima wawe, uzabaho neza, nanjye tubane neza. Uri kumva? Uzabaho neza, reka kwivanga mu buzima bwanjye. Niba nanyerewe n'umugabo turananiranywe, ntago ari uwawe n'uwanjye, ni vi yanjye, ni vi prive yanjye, ni njyewe uzi ibyo ncamo, ni njyewe uzi uko mbana n'umugabo wanjye, wowe ntabwo ubizi, ntabwo wabimenya. Gore uri umwana mubi, uri umwana mubi, reka nkubwire, uri umwana mubi mama, uri umwana mubi, mubi mubi. Ujye wicara uvuge ngo ndi umwana mubi. Igikombe bavuze ngo bagiye gutanga award y'umumama mubi, nayiguha. Uri umwana mubi, warambabaje, urambabaza, n'uyu munsi ukimbabaza, uretse kutakimbabaza kuko narangije kugusiba mu mutwe. Hari n'umuntu nabwiye ngo nunapfa sinzaza no kugushyingura, nanjye kandi narabikubwiye, ninapfa uzibeshye uze ku kaburi kanjye, tuzashwana. Uko mtu mubaya, njye rero umutima wanjye urawuzi, ntabwo ngira umutima mubi, ntabwo nyanyihanganira abantu babi. Rero uzagume muri kwa yawe, ngume mu yanjye. Nimbona warenze borne, warenze umurongo utukura, umuriro uzaka. Mu gihe cyose utaje mu mahoro, ejo bundi uze unceho nka uzi wanjye, ntusuhuze, ntume namwiriwe,
ntuname bonjour ukakandagira mu butaka bwanjye, nta soni. Education se ubwo uba uri kumpa ni iyihe? Ni izihe mbuto unyerera nk'umubyeyi? Reka tuvuge ko ndi umwana mubi, ndi kasheshe nk'uko wirirwa ubivuga. Wowe education umpa ni iyihe? Imbuto unyerera ni izihe? Urugero rwiza umpa ni uruhe? Niba ngucaho singusuhuze, ese wowe iyo unciyeho nk'umuntu wabyaye undi, uko muto mubaya. Umva reka nkubwire, nzakubwiza ukuri, nushaka uziyahure, uko muto mubaya, aho ariho hose nzabivuga, nta byawe. Nta byawe, kandi noneho amadayimoni ugira wagira ngo bakundahuriyeho umuriro. Wagiye wataka abandi bantu njye ukampa amahoro. Ntabwo wakwishima kubona nishimye. Ibyishimo byanjye urabizi, umubabaro wanjye urawuzi. Bakubajije bati nk'umubyeyi wabyaye umwana, tubwire se ni icyo akunda n'iki yanga, wakivuga? Ntacyo uzi, ntacyo uzi, ntacyo uzi, kuko ntabyo witayeho. Uri egoyiste, ukunda kwipendekeza. Ndagira nkubwire ngo umuntu wese wipendekezaho, nta muntu n'umwe ugukunda, nta muntu n'umwe ugukunda, n'uyu n'umwe. Iryo ni ibanga nkwibiye. Urumva? Umuntu wakagombye kuba mufatanyije ni njyewe, mu bibi mu byiza, uko nakumerera kose, uko nakumerera kose, uko nakumerera kose. Wirirwa wishinguye umugabo, ni ukuri kw'Imana, icyo azagukorera uzagifatisha amaboko atatu. Nta cyiza azakuzanira, ntacyo. Ukanyanga ukamukunda, ukamwiruka inyuma, ukamusimbuza, ntabwo byagukundira, ntibizaguhira. Mana, reka nkubwire ikintu kimwe, garuka mu nzira, inzira z'ikigendwa, ihane, ihane. Wicare ubaze Imana uvuga uti Mana, njye ndinde, ese ngomba gukora iki? Ni gute nabigenza? Ihane mubyeyi, hakiri amanywa butarira. Byampaye inka. Sawa, njye ndakubwira kila siku, wangize ngo nayo, uzi ko ndi igicucu, nta bwenge ngira, mbese sibyo? Ariko nkubwije ukuri ko iyi si turimo ntizatinda kukwereka. Hautachelewa kuona na kutarabona, uraje uzakabona. Kandi nkubwije ukuri ko sinzigera nyeganyeza ikirenge cyanjye ku bwawe, sinzigera yewe ni stress. Ukuri umuntu mukuru bihagije, ubwo ibyo ukora ubikora ubizi, ubishaka ubigambiriye, ni shwa yawe. Icyo nakoze rero narayirespectse, ndayubaha. Wigeze wumva nguteraho hejuru? Wigeze wumva nguteraho hejuru n'uyu mugabo? Nakugiraga inama. Icya kabiri, ntabwo ngushaka mu bintu byanjye. Ubu nshobora no kuguhima bino bishyimbo bikaguma muri uyu murima, bigapfa bigapfiramo, kuko umunsi nzakubonamo cyangwa nkabona woherejemo umuntu, nzabahamagarira ubuyobozi, muvuge niba ubwo butaka muhagazemo ari ubwanyu. Icyo nzakigukorera, urumva? Cyangwa se niba wohereje umuntu, telefona umenyeshe, ujye unyubaha, ujye unyubaha, wubahe imbibi z'umuntu. Singenda iwawe nturambura n'umusore umwe nkandagiza ikirenge mu butaka bwawe, nanjye nuhambona uzankubite. Sinumva rero ukuntu ugira droit, ukagira ubwo bubasha, ukagira iyo courage yo kumva ko ugomba kuvogera kwa Cecile n'importe quand n'importe comment mu bintu bye. No, enough is enough. Byararangiye. Kitaka moto nzaguha, nushaka amahoro nzayaguha, nushaka ko ngukunda nzagukunda, nushaka ko nkubaha nzakubaha, nushaka ko turwana sinzarwana nawe, nzakwihorera. Urumva? Icyo nicyo kintu cyonyine. Niba ushaka ko tuvugana ku musozi nkagutera amagambo, ntayo nzagutera, ahubwo nzajya nzanya kubwire turi babiri, akurya gukorogoshore, ubundi ugenda ubwira abantu ibyo ntavuze. Niba rwose icyo nicyo kintu nkurusha. Njye ntabwo nzagutaranga ngo ngushyire hanze, nzajya nkwibwirira, nkubwire, ugende ubabare, umutima uguturikemo, uko muto mubaye.
ubwo ni bwo butumwa nari ngufitiye, ndumva ubwumvishe. Kandi niba uri courageuse, uri umuntu uri correct, uri umuntu muzima, unsubize uvuga uti ahangaha ibi wavuze ntabwo ari byo, ahangaha urambeshyeye, ahangaha rwose ariko iyo courage ndabizi ntayo wagira. urumva njye rero sinjya nkorana n'abantu b'abarashi, ntabwo ibyo bintu mbikunda, ntimukanzaneho ayo manyanga yanyu kuko ibyanyu biri hafi cyane, ni nko gukwapuya kuri buto bikajya hanze. So ubyevite, ubyirinde, tuishi bien, tuishi mu amani. Yego, ntuzagire icyo usaba nanjye ntacyo nzagira ngo usaba, ujye uca ahangaha nkaho utahazi, nkaho utigeze uhagera. N'abana banjye ubareke, nta kuntu waba wananiwe kubyara umwana umwe akakunanira, ukananirwa kumumanaginga, ukananirwana nawe ngo ujye kurera ab'abandi, ubacikeho. N'abanjye si abawe. Nimbona ngiye gupfa cyangwa naniwe, ubwo ahari nzakubwira ntunderere, ariko mu gihe nkiriho cunga sana attention, kuko nta cyiza ubaha, nta n'icyo wabaha, ntacyo, nta mbuto nziza ugira.